aho ndanezerewe cyane by'umwihariko kuba turi kumwe n'abasore n'inkumi tugashima Imana yuko harimo n'abagabo harimo n'abadamu bemeye gukurikirana ibi byigisho byiza muri gahunda yiswe hanga umurimo muri uyu murenge wa Cyeza. Byaranejeje cyane kandi uyu munsi biranejeje by'umwihariko. Reka rero mbanze nshimira abayobozi batubaye hafi by'umwihariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeza. Twaraje aratwakira kandi atwakira neza biratunezeza twumva mu by'ukuri ubushobozi dufite dufatanyije namwe bwatanga umusaruro. Nicyo rero twakoze ubwo twahuguraga uru rubyiruko tumvaga twiteze umusaruro mwiza ariko turacyanakomeje. Reka rero by'umwihariko dushimire abasore babashije no kubigaragaza ari hepfo mu kibuga. Murakoze cyane. Twabonyemo abasore bafite imbaraga babigaragaje mu kibuga, twabonyemo inkumi zabigaragaje mu kibuga. Muri gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge buriya tubanza no kureba ko igihaha ari kizima. Twabimenyereye hari hepfo ku kibuga utahabaye yahombye. Twabonye abana baguruka rwose baguruka bo murenge wa Cyeza, umva bigaragara yuko baramutse bitaweho neza bazavamo ikipe ikomeye yazagira ahantu igera hakomeye. Kandi mu byo rero twavuga aya matsinda uko ari atatu yose yabasha kugaragaza ko ashoboye, kuko baba batsinze n'abatsinzwe bose bakinnye kandi bakinnye iminota ingana, sibyo se? Bivuze ngo ubwo bose birutse mu kibuga kimwe, ni intwari rero bose. Uretse ko nyine mu ishuri haboneka uwa mbere n'uwa kabiri niko bigenda, ariko mu by'ukuri n'abariya batsinzwe ni abahanga. Abemeye kujya mu kibuga bagakina bakamarira minota bakina ni abahanga pe. Dushimire rero by'umwihariko ibyo mwagiye mudusangiza. Mwavuze ko mwiza amarange, mwiga gukora amavuta, cyane cyane ariya amavuta twifuza ko muyagira amavuta y'umwimerere, izo zamukorogo mukazamagana. Nicyo kintu cya mbere dushaka nka kampani Shangi. Muzamagane, dushaka urubyiruko rufite isura nziza twavukanye atari yo rwihimbira, sibyo se? Kampani Shangi mucyo yaje gukemura icyo kirimo. Ntabwo dushaka urubyiruko rwihindura uko Imana itarureba. Oya, turashaka umunyarwanda wujuje ubuziranenge. Ariko muzi ikibazo cyariye amavuta, abakobwa bo ntabwo babizi. Ariko nimujya kubimenya, umuntu wisize ariya amavuta ugiye kubyara nibwo bimenya neza. Muranyumva? Icyo ni icyambere gikomeye. Bakudoze urudodo ntabwo rukira. Uranyumva? Aho ukomeretse ntabwo igikomere gikira. Uranyumva? Ngiyi impamvu ya mbere twifuza kurwanya iyo mukorogo. Muri kampani Shangi rero turakwifuriza amagara mazima. Ibyo wamenye uzabibwire n'abandi. Buriya ariya amavuta mubona atukuza uruhu, nyine aba yambuye imbaraga uruhu rwacu bwite. Birumvikana? Ubwo rusigara nyine ari agashashi. Ni nk'uko wafata ishashi muri rusange. Urumva ishashi akantu kose kayikoraho iratoboka. Mugira gute? Ni nayo mpamvu rero ku muntu uri ahangaho ari we wese wabiteganyaga, yibuka yuko umubiri wawe uramutse uwufashe neza waba umubiri mwiza kandi wagirira akamaro n'abandi bantu ndetse n'igihugu muri rusange. Bityo rero ayo mavuta dushaka ko mukora amavuta meza abantu bazaza bakagura kandi akabasha kubatunganyiriza uruhu neza. Dushaka ko mukora isabune nziza umuntu yakaraba akumva nta kibazo ifite, nta kibazo igize gute, akayikaraba ikaba itari bwangiza uruhu. Dushaka ko iriya sabune y'amazi muzakora izaba isabune washobora no kuvanamo isabune bibasha kurinda na bya bintu biza mu mutwe abantu bakishimagura. Harya babyita ngo iki? Babyita ngo iki? Babyita ngo iki?
dushaka ko rero aho kugira ngo bazajye hari haruguru ngo bagiye kuzigura, bazabanze bagane hariya muri Biringaga, bagane Kivumu, bagane Shori, hanyuma icyo kibazo gikemuke ku bantu bishimaguraga mu mutwe. Sibyo se? Niba hari se? Ari nawe usanga umuntu agenda afite akana agenda ajomba mu musatsi kwa kundi. Mujya mubabona icyo kibazo muzagikemure. Muzagire gute? Dushaka ko rero mu karima gatoya ufite wagahingamo biriya bihumyo, nibura ibihumyo 100 bikaba byabasha gutunga umuryango neza. Kurizi ko ibihumyo 100 wabitse ari amafaranga neza, wahira umwana mu ishuri, umwana wicura nibura ibihumbi 100 mu gihembe. Ibihumbi 100 ngo muki? Impamvu ya mbere